wari umuhanda wa kaburimbo. Umukobwa mwiza cyane wari wambaye ikabutura ngari ngufi igera hejuru y'amavi gato, yambaye agapira inyuma ariho agashati koroshye cyane, yawugendagamo yambaye ekuteri. Ni ekuteri zino nini bambara ku mutwe, izo bita headphone. Yari yamariyemo volume, yagendaga yitonze akanyuzamo akanaririmba, kandi ntiyari yitaye kuba bamunyuragaho bakumva aririmba. Imbere ye hari abandi bantu ariko bamusizeho intera nk'iya metero 35. Abo bari bamunyuzeho bumva uko yaririmbaga indirimbo zo mu Cyongereza, baramurangarira gato barikomereza. Yakomeje kugenda atera udutambwe gake gake, arenga mu isantere agera mu ikona, akomeza kugana imbere yumvira imiziki. Inyuma ye haturukaga umusore usanzwe nk'abasore bose. Yabonye umukobwa ahita abona ko ari mwiza nubwo atari yakamurebye mu maso. Umukobwa yari yambaye ikabutura, intege ziri kugaragara. Ikindi yari inzobe, ari umukobwa bigaragara ko ari umusirimu. Imyenda ye yari ihenze. Uwo musore wari uvuye kwihahira utuntu mu isoko yakomeje kumuza inyuma yitonze. Nta kindi cyongeye kumurangaza uretse uwo mukobwa. Yashakaga kwihuta akamunyuraho, agahindukira akanareba ko isura ari nziza. Kuba yari umusore usanzwe utari umukire bigaragara, ntibyari gukuraho ko nawe yabonaga umukobwa mwiza agahindukira akamwitaho, byarimba akamwifuza. Kubera ko yaratangiye gutera intambwe ndende, yageze nko muri metero 2.5 ari inyuma ye, bisa nk'aho amwegereye. Yarebye inyuma kure, abona umunyonzi wari utwaye igare wazaga asakuza cyane asaba abantu kuva mu nzira. Feri zari zacitse. Uwo munyonzi akibona ko feri zicitse, yashyize ikirenge hasi ngo agabanye umuvuduko. Kubera kwizunguza kw'igare, amanura ikirenge atanarebye hasi, abanza gukubita intoki ku kabuye gato, ariko karamutema amaraso aravirirana. Ibyo byatumye none asa nk'utaye ubwenge no kuriyobora biramunanira. Yasakuzaga ashaka ko abari imbere bahunga, kuko yabonaga igare rigiye kumukoresha ibyo adashaka. Aho hantu hari harimo akamanuka kadakabije, ariko bitewe n'umuvuduko bwe yari yifitiye, byatumye igare rirushaho kwihuta cyane. Yasakuzaga avuga ati muve mu nzira, muve mu nzira. Nyamara wa mukobwa wari wambaye ekuteri ntiyamwumvaga, kandi we yagendaga mu muhanda hagati, yitwaje ko yagenderaga mu muhanda w'ibinyabiziga bizamuka, imbere akaba atarahabonaga na kimwe. Uwo musore wamuturukaga inyuma akimara kumva induru, yarahindukiye abona umunyonzi nawe byamurenze, kuyobora igare byanze. Yihuta yegereye wa mukobwa amukora ku rutugu inyuma. Byabaye nk'aho ashaka kumuvugisha, umukobwa asa nk'uhindukira abona ari umusore usanzwe wambaye imyenda iciriritse, afite kamverope mu ntoki, yanga kumwumva akomeza imbere. Umusore yongeye kumukomanga, umukobwa amukubita urushyi mu maso asakuza ati nkaho uranshakaho iki? Umusore yabonye igare rikomeje kuza, yongera kumufata ukuboko, aramubwira ati va mu nzira batakugonga. Kumufata ukuboko kwe kwari kwambaye isaha ihenze, byamuteye umujinya, yibwira ko nyuma yo gushaka kumutereta, dore ko aribyo yibwiraga, ubwo yaba ari n'igisambo gishaka kuyimwambura. Nta gutekereza kabiri, yamukubise urushyi, amukubita cyambaye ekuteri atanashaka kuzivanamo. We yabonaga umusore ntacyo bavugana. Ubwo umunyonzi niko yakomezaga kuza yihuta, igare ryamunaniye burundu kandi yendaga kubageraho. Abantu b'imbere nabo bumvise urusaku rw'umunyonzi barahindukira bareba inyuma, batangira no kugendera ku ruhande rw'abanyamaguru, bareka kugendera mu muhanda hagati kuko bari bisanzuye cyane, babona imbere nta kinyabiziga na kimwe gihari kiri kuzamuka. Umukobwa yagize ngo barangariye ku gasore kari gashaka kumwiyongoza ngo kamuterete. Ibyo byamuteye gushaka kwemeza abo bantu bari bahindukiye ngo abiri, kuko nta musore ugiye umumenyera. Ari ku rundi rushyi, umusore afata ukuboko. Igare ryari rigeze hafi neza, kandi umunyonzi yari ari gukomeza kubura uko ariyobora ngo nibura wenda rijye ruguru mu cyerekezo cy'abamanukaga. Kandi noneho mu maso yumvaga hajemo igihu atari kureba neza. Uwo musore akimara gufata ikiganza cy'uwo mukobwa cyari kigiye kumukubita urushyi, yahise amukurura ngo amukoreho iryo gare ryari rigiye kunyura. Yarakuriye gutera ziva mu mutwe zigwa hasi imbere ye, ahita yumva urusaku rw'abantu bavugaga bati mana baramugonze kubera kwirata kwe. Uriya mukobwa ni ikigoryi, bagiye kumugonga. Yashatse guhindukira ngo arebe neza inyuma, wa musore yongera kumukurura cyane, noneho amukura mu nzira, urukweto rurasigara. Ako kanya igare ryari ryavuyemo reyo, twa dusinga two mu mapine turi gukoba hasi, ryahise rinyuraho maze rinyura kuri ekuteri, reyo zifata ku rukweto, risa nk'irizamutse hejuru, umunyonzi wazamuka hejuru kurushaho. Ryahise rimunaga mu kiraro cyari munsi y'umuhanda, agwa yabanje umutwe, igare naryo rimugwa hejuru. Ubwo kandi kubera ko wa musore yakomezaga gukurura umukobwa yanga, ariko akamukura mu nzira, yamurekuye gato, bimera nko kuba yakururaga umugozi ugacika kumwita ugw'inyuma. Nawe kubera kumukurura cyane, yamurekuyeho gato ahita agwa hasi, abanza umutwe kuri borudire y'umuhanda. Umukobwa nawe yabanje amavi, yitangiriza amaboko ntiyagera hasi. Umutima we yarawutaye burundu. Uwo mukobwa yarasigaye yambaye urukweto rumwe, urundi rwajyanye na reyo z'igare zagendaga zikuba hasi. N'urukweto rwari rufite amoya hejuru, ruteye nka bodaboda.
amaraso yatangiye kuvirirana ku mpande zose. Ku ruhande rw'uwo munyonzi amaraso yavaga mu kanwa no mu mazuru. Uwo mukobwa amaraso ari kuvirirana ku mavi. Wa musore wari wakubise umutwe kuri borodire we asa nk'uwahwereye, yari yabanjeho umutwe ahagana inyuma, amaraso ari kuva mu kanwa. Ibyo yari afite muri amvirope byari umunyu, isukari, isabune n'uturongo two mu mboga. Amaraso yatangiye kuza yivanga n'umunyu n'isukari byari bisa bimeneka aho ngaho. Ba bantu bari bari hepfo barangaye ngo bari uko bigenda, bahise bagaruka inyuma biruka, baje bivugisha bati babivuze ukuri koko arava ntarara mu mubiri. Uriya musore yakomeje kwinginga umukobwa mu kubita urushyi, none urebe ibimubayeho, wasanga we n'umunyonzi bapfuye, umukobwa akaguma ari muzima. Umukobwa we ntiyari yataye ubwenge, ni amavi gusa yari yakubye hasi. Yarebye hirya no hino abona abantu bari kuza biruka, ayoberwa aho bari bavuye muri uwo muhanda wasaga nk'urimo abantu bake cyane. Baraje bagezeho ntibamwitaho, baza bareba ko abo bombi bagihumeka. Bagiye kureba umunyonzi munsi y'umuhanda babona bisa nkaho yapfuye. Wa musore we nta cyizere yatangaga, icyakora umutima wari uri gutera. Mu bahuruye hari harimo umudamu wari uzi uwo musore. Yatangiye kurira avuga ati Burize kanguka, nimubwire ko yabapfuye. Umudamu bari begeranye aramubaje ati none se Zito, uyu musore uramuzi? Zito ati ndamuzi, bimukiye inava we na mugenzi we. Mu kiniga cyinshi yahise ahamagara uwo babanaga aramubwira ati Gisubi banguka utabare. Yamubwiye ibibaye, igisubizo umutima umuva maze yiruka. Zitoni n'abandi bagore batangiye gutuka uwo mukobwa bati wa mukobwa we uri umuteramwako. Zitoni yashatse kumukubita ati ubushyano nk'ubu nibwo umuntu yanga. Ese ubu kangaga kumwumva kakamukubita urushyi kibwiraga ko agiye kugatereta. Undi ati ibintu buba bwambaye mu matwi bwamariyemo nibyo bubwoshya bukagira ngo umuhanda n'uwabase. Buri mudamu wese yavugaga ibye, mu gihe abagabo bari bamaze kuhagera bo bari kugerageza guhamagara ubutabazi. Zitoni yafashe uwo mukobwa mu mashati yenda kumukubita urushyi aramubuza ati witwa nde ubundi? Nawe ati mumbabarire rwose sinari nzi icyo yashakaga kumbwira. Zitoni ati nkubajije izina sinagusabye ngo usabe imbabazi. Ubwoba nibwo buri kugukoresha ukazisaba bitakuvuye ku mutima. Witwa nde niko nakubajije. N'ubwoba bwinshi aramubwira ati nitwa Brillante. Zitoni ati Brillante kandi uri nta bwenge? Iyaba izina ari ryo muntu watekerezaga iki umusore ashaka kugukura mu nzira ukamukubita urushyi? Nawe ati mumbabarire rwose murabizi hari abasore bamenyera abantu ugasanga bashaka kubakorakora bashaka kubakora uko bashaka batanabazi. Njye rero nagize ngo yagiye kuvuga irindi jambo Zitoni amukubita urushyi. Abandi barakijije bamukura mu maboko ariko yumvaga yanamwica. Abadamu bo nubwo batari bose bari bahangayikishijwe no gushaka gutuka Brillante ngo bamwumvishe ko ari akagoryi, nyamara abagabo bo bari bahanganye no kugira icyo bakora. Bari bahamagaye polisi na ambulance kandi babashyize ku bitenge bari bahawe n'umwe mu badamu wari aho. Nk'ahantu habereye impanuka abapolisi bahagera bihuse ukagira ngo ahari bari bihishe hafi aho. Mu kanya gato cyane bari bahageze. Umusore wabanaga na Burize ari we Gisubizo yarahageze abonye ukuntu amaraso yari yivanze n'isukari n'umunyu, amarira amanuka ku matama. Yarihindukiye areba uwo mukobwa Brillante yumva yamukubita. Nyamara Brillante w'ubwoba bwendaga kumukuramo umutima atekereza ko bari bunamufunge. Aho gushaka haca ngo acike yifuzaga kugera imbere ngo yegere Burize arebe uko ameze bakamubuza kumureba. Abapolisi bakihagera ambulance nazo zarageze. Bombi babinjije muri ambulance, Gisubizo ajyana na Burize. Umunyonzi we guhumeka byari byahagaze, nyamara bapfuye kumwohereza kwa muganga ngo barebe ko hari icyo bakora wenda bagashitura umutima. Brillante yifuzaga gukurikira Burize wari umutabaye we bikamugwa nabi ariko ntiyari kubona uburyo. Abapolisi rero bo nk'ibisanzwe bifuje kumenya uko ibintu byose byagenze. Zitoni yasigaye asakuza ati Brillante mumufunge niwe ubateye umwako. Bamubajije uko byagenze asobanura ashaka gushinja Brillante amakosa. Abapolisi baramubwiye bati tuza madame. Umupolisi umwe yumvise uko byari byifashe yegera Brillante amujyana ku ruhande amusobanuza ku giti cye. Brillante yarisobanuye amubwira ko yabikoze mu buryo bworoheje bwo guha umuntu umwitangirizwa kuko ngo abasore benshi bakundaga kumubona bakamusifura bamwe bakifuza kumukoraho. Yamubwiye uko byagenze amusobanurira n'impamvu. Umupolisi ariyumvira baretse kugira icyo amubwira. Zitoni yakomeje gusakuza, undi mupolisi aramubwira ati Brillante ntihanwa nk'uwakoze icyaha ku bushake, cyane ko niba yanamukubise uko mwese mubisobanura birumvikana ko ataragamije kumukomeretsa cyangwa kumwica, ahubwo nta nubwo yanamubabaje. Icyakora yagize uruhare ruto rw'uburangare mu byamubayeho. We yamukubise kuko yumvaga ko ari kwirwanaho agira ngo abuze umuntu atazi kumukorakoraho, nyamara atazi ko ari ukumutabara. Zitoni arakaye ati ubwo se uko kurangara kwe ntimurebe ingaruka kuvuyemo? Burize aramutse apfuye
Abapolisi bati mbere na mbere kwirwanaho bigabanya uburemere bw'icyaha nubwo icyaha cyaba kiremereye. Iyo byakozwe mu rwego rwo kwirinda kandi biri mu rugero, hari uko amategeko abibara. Bryant ntiyabanje gushishoza ku byari biri kuba. Haramutse habayeho urupfu rw'umunyonzi n'urwa Breeze, amategeko ntabwo yamubaraho icyaha cyo kwica kuko nta bushake cyangwa uruhare yabigizemo. Si we wari utwaye igare, si we wateje impanuka, ntabwo ari we waciye feri, si we wakuyemo reyo, mbese nta kintu gifatika yakoze. Ikindi, ntabwo ari we wasunitse Breeze ngo abanze umutwe kuri borudire. Gusa akwiriye kugayirwa imyitwarire ye kutitonda no kudashishoza. Uwo mupolisi yongoreye Bryant ati ibyo wakoze ni amakosa kandi umuntu abitinzeho ntiyakuraho yagufungisha. Ubwabyo gukubita umuntu ni ikosa nubwo waba utamubabaje, kuko nta burenganzira umuntu agira bwo gukubita undi, kereka umubyeyi niwe wemerewe guhana umwana we kandi nawe akamuhana mu rugero. Birengeye nawe aba ashobora gufungwa. Kuba wamwibeshyeho wagize uburangare akagwa hasi, hari abashobora kubyemeza ko urushyi wamukubise ari narwo rwamugushije. Nyamara nawe wababaye ukwiriye kujya kwa muganga kuko amavi yawe ari kuvirirana cyane. Urasiga imyirondoro yawe uhita ugenda. Bryant yarabisize atega moto ajya kwa muganga. Kuri ibyo bitaro byari bizwiho kugira serivisi zihuta, akihagera bahise bamushyiraho ibipfuko ku mavi. Nyuma yo kwipfukisha, umutima waramuriye cyane ajya kureba aho Breeze yari arwariye. Akigera ku muryango w'indembe yahasanze Gisubizo wabanaga na Breeze ndetse na Zitoni wa mugore wari wamuzonze bicaye ku ntebe yari hafi aho. Bryant yifashe mu gahanga, icyuya cyaramurenze arushaho kugira ubwoba, amaso yuzuramo amarira. Nubwo bwose ku mavi hari hariho ibipfuko, yashatse gupfukama imbere yabo. Gisubizo yaramwegerera amufata, mureba mu maso aramubwira ati ndabibona ko ubabajwe n'ibyabaye. Uko biri kose ntabwo uyu munsi wabyutse ufite intego yo kugira uwo wabaza cyangwa ngo witware uko witwaye. Binabaye ngombwa ko bikora, ubwo wazapfukamira Breeze kuko niwe uzi neza uko ibintu byose byagenze. Zitoni we yaracecetse ariko umureba nabi cyane. Bryant yakomeje guhagarara atitira, aramubaza ati none se byagenze bite, ameze ate? Gisubizo ati ndahangayitse, sinzi niba ari bube muzima. Si uko birenze iby'umunyonzi kuko yamaze gupfa, ubwoba nuko nawe yamukurikira. Bryant yicaye hasi ararira ati mana yanjye koko ibi ni ibiki biri kuba? Gisubizo amuhagurukije hasi aramubaza ati ntubona ko nawe ufite ibikomere, ukwiriye kubabara ukagira agahinda. Ibyo nibyo, ariko uri gukabya, wakwisanga byakugizeho izindi ngaruka. Ikiza nuko watuza, njye nta kibindi kukubaraho, narumva umuvandimwe wanjye. Yamufashe ukuboko amwicaza ku ntebe aramubwira ati iyo urundi ntuba waje hano wari guhita wigendera. Ndetse kuba ubwabyo abapolisi bakoretse nuko bumvise ko nta cyaha ufite, njye ndinde kukumva nabi. Tuza tuganire, niba ushaka gutegereza ukamenya igisubizo utegereze. Ubu ngubu ari kwitabwaho n'abaganga, ntabwo twemerewe kuba twajya kumureba. Yahanaguye amarira aravuga ati none se uwo munyonzi yabuze icyarenze haraturika ararira. Gisubizo yaramubwiye ati umunyonzi we ntiyari kurokoka, bamushitiye biranga. Abaganga bo babimenyesheje abagize umuryango we, ubwo urumva ibindi nibo bari kubikurikirana. Bryant ati birababaje cyane. Breeze muravukana? Nawe ati duhuje data, mama ntitumuhuje, urumva ko ari umuvandimwe wanjye. Zitoni nawe ntiyarabizi, yarivugishije ati burya. Gisubizo yahise amusobanurira, birangira nawe acururutse yinjira mu kiganiro, bombi baganiriza Bryant. Mu kanya gato umuganga yaraje abwira Gisubizo ati umuntu wanyu ni muzima, nimuhumure azakira kandi nta zindi ngaruka zizaza nyuma yaho, uretse ko bishobora kuzamara igihe kitari gito. Ubu ngubu aracyari muri koma, birasaba ko umurwaza amuba hafi bihagije. Ubu mwemerewe kujya kumureba ariko ntimutindeho kuko muri benshi. Ubusanzwe mu ndembe hinjira umurwaza umwe nawe ntatindeyo, ariko mwe ndabibembereye iminota 5 ntimuyirenze. Bryant afite ubwoba bwinshi, yumvaga ubwo ari bupfe, akumva nyine ari kwaguhumuriza kw'abaganga gusanzwe. Yibukaga ukuntu byagenze akicira urubanza. Binjiye aho yari aryamye, abonye imigozi yari imucometsemo, icyizere kiratakara. Ibyo muganga yari yavuze yabifashe nk'ibyo kubahumuriza by'abaganga biraho. Yari arimo amaserume y'amazi n'amaraso, bamushyizeho imyuka, hari n'indi migozi myinshi watabashije gusobanukirwa ikimaze. Breeze ntiyavugaga, yarahumirije ameze nk'uwapfuye. Igisubizo nawe yaramurebye yikangamo, umutima umuvamo. Zitoni we yatangiye kurira. Icyizere gike cyari gihari nuko umutima wateraga bakabibona. Nyuma y'iminota itageze muri 5 basubiye hanze. Baraganiriye, Bryant yisegura ababwira impamvu yitwaye uko yitwaye ubwo Breeze yamukoraga ashaka kumutabara,
bagerageza kubyumva. Yasabye imbabazi, Zitoni nawe amubwira ko yamusakurizaga bitewe n'uburakari. Gisubizo we yabyumvaga kurushaho kandi akishimira ko yari yagize uwo mutima wo kuza kumureba. Yakaba yari yitahiye ariko yari yahagumye. Zitoni yabonye saa 10 zigeze aba basezeyeho. Yasize asezeranyije Gisubizo ko atazahwema kubagemurira. Gisubizo na Briante bakomeje kuganira babwirana byinshi kugera ubwo umwijima watangiye kuza. Briante yaramubwiye ati nk'uko tubivuganye rero nzagaruka ejo. Gisubizo nawe ati bayi na hejo kandi wakoze kuguma hano ukanganiriza. Bombi bari bahanyema nimero yari no kumuhamagara ageze mu rugo. Briante yashoboraga kugera iwabo mu isaha n'igice yaramuka agiye n'amaguru. Yateze moto kugira ngo butamwiriraho cyane. Iwabo hari hirya y'isantere, mu gihe habereye impanuka ubwo hari hino. Ingo zo hirya no hino y'isantere yo yari irimo hagati, abantu baho nubwo bayihuriragamo ntibari baziranye. Iwabo wa Briante hari hakurya iyo, akaba yari yageze ahabereye impanuka maze amasaha abiri agenda n'amaguru. Abari batuye ku ruhande rumwe n'abari batuye ku rundi byasaga nk'aho bari mu bice bitandukanye rwose. Bahuriraga muri iyo santere ariko bashoboraga no kujya mu yandi masantere ari hakurya yaho. Yavuye ku bitaro yemeranyije na Gisubizo ko azajya haza ku manywa akahirirwa, Gisubizo wakaza kuharara avuye mu kazi. We na Burize bari baraje muri ako gace bazanywe no gupagasa. Bakoraga mu bishanga by'umuceri kandi habagamo amafaranga menshi kuva mu guhinga kugera umuceri ugeze ku ruganda. Gisubizo yagombaga gukomeza akazi nubwo umuvandimwe yari arembye, akajya abona uko akomeza kwishyura inzu, akagemura kandi akishyura ibitaro. Kuri moto yagiye atekereza ku biganiro yari yagiranye na Gisubizo. Nubwo ibyo yari yamubwiye byari bibabaje, bimwe byari binasekeje. Inkuru Gisubizo yari yamubwiye ntiyari isanzwe. Se wa Gisubizo na Burize yari umwe ku bagore babiri batandukanye. Se wa Gisubizo yashakanye na mama we igihe kigeze amuca inyuma ku wundi mudamu babyarana na Burize, ariko yanze kwemera ko umwana ari uwe kugera ubwo nyina yarwaraga akaremba agapfa. Burize yari afite imyaka 3 gusa igihe mama we yapfaga. Yarerewe kwa sekuru kuko na nyirakuru yari yarapfuye. Nubwo se yari yaramwihakanye, uko yakuraga yagendaga arushaho gusa nawe ku buryo umuntu wamurebaga yagiraga ngo ni se wa Gisubizo wahindutse umwana. Abantu bakomeje kubona ko umwana ari uwe, nawe akomeza kumwihakana kandi abizi neza ndetse bigaragarira buri wese. Mama wa Gisubizo yabonye ko umwana yarushagaho gusa n'umugabo we, abantu bose bari kubyemeza ashaka kwahukana. Umugabo yaramubwiye ati nibyo koko nakoze icyaha gikomeye nguca inyuma kuri uriya mudamu wapfuye. Uriya mwana na amaraso yanjye n'uwanjye, ariko ndamutse nemeye ko ari uwanjye mu mategeko byatuma ajya mu bo ngomba kwitaho nkazabaha n'umurage. Niba ubishaka mbwire mwemere mwiyandikisheho batangire bansabe ibyo akeneye byose, guhera ku myenda yo gukorana kugera ku yo kwigana. Urumva hazazamo amakayi, amakaramu, kumuvuza n'ibindi, kandi nzamuhe n'ikibanza. Nibyo ushaka? Umudamu yaramubwiye ati urakoze kuba wemeye icyaha, njye nashakaga kubyemera gusa kuko abantu bose bari gukomeza kubikushinja. Nta muntu utabona ko uriya mwana musa, no kuba ibyo wamwemera nanjye simbishaka. Numwemera nzahukana, nta zambu dufite yo kumuha. Urajya kumwemera se ngo ujye utanga indezo? Abana ba hano bo wabagaburiye barahaga. Umugabo ati njye naracitswe, mfatiranwa n'amayoga no gushukwa n'abandi bagabo. Nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma naguciye inyuma, niyo mpamvu nifuza kugushyiraho ibindi bibazo birenze kuba narakubabaje. Ababyeyi bemeranyije kugumana ariko Burize barushaho kumwanga urunuka. Icyo kiganiro cyose Gisubizo yaracyumvaga kandi yarageze ku myaka 8 mu gihe Burize wari afite imyaka 6. Guhera uwo munsi nubwo arakiri muto yajyaga iwabo kwa sekuru akaganiriza Burize, akamubwira ko abizi ko bahuje amaraso ko ari umuvandimwe we. Iwabo babimenye baramaze kuba inshuti. Bakubise Gisubizo bamubuza kuzongera kujya iwabo wa Burize no kugendana nawe. Yakomeje kubikora, batangira kujya bamukingirana mu nzu ntibamwemerere gusohoka. Ariko babuze uko bagira kuko yagombaga kujya ku ishuri. Abaturage bo batangiye kubaho urw'amenyo kuko abana bari baramenye ko bavukana barabaye inshuti. Yavaga ku ishuri nawe akamera nk'ahatumva inkoni, agatahana na Burize akajyana nawe iwabo. Kandi sekuru akundaga Gisubizo kubi ku buryo yahageraga akabagaburira bombi bagasangira, bamara guhaga ntanamusabe gutaha akamureka bakaba bikinira. Bakomeje gukurana batyo, Burize arangije mu wa 3 segonderi na sekuru arapfa asigara ari nyakamwe. Guhera icyo gihe we na Gisubizo bahise bazimira, babura muri karitsiye. Bigira inama kujya ahantu hakure bagahiga amafaranga. Ishuri barariretse basiga iwabo, batangira kujya mu biyede n'ahandi bikodeshereza. Kugeza ubwo kuri uwo munsi w'iyo mpanuka ntibari bagasubiye iwabo. Niyo mpamvu Gisubizo yari yatinye guhamagara se na nyina ngo bibamenyeshe
kuko yibazaga aho ari buhere ababwira ko umwana banze batorokanye ari we wakoze iyo mpanuka. Ibyo rero Brilliant yagendaga abyibuka agasekamo ati abagabo baragwira, nta kibi nko kwanga umwana agakura musa. Yari yikundiye Gisubizo kuko yari atangaje. Gisubizo yari yarahanganye na se, akunda umuvandimwe we atitaye ku ngaruka byamuteraga. Brilliant yagiye anibuka ukuntu yamubariraga inkuru z'uko sekuru yabagaburiraga bakenda guturika, agakomeza kubagaburira bakamera nka za nyamaturi, ubu ubwabo bakabyikuraho kandi ntamusabe gutaha, avuga ati nta bana bahuje se bahuye, bigatuma arushaho guseka. Icyakora byari binateye agahinda, hari ibyo yatekerezaga amarira akamanuka, nko kuba ubwo Buriza ataragize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi. Ni nkaho Gisubizo ari wari waramubereye se akamubera na nyina. Brilliant yatashye anatekereza ku nama ari bumugire, kuko Gisubizo yibazaga niba ari bukomeze kubyigumanira ntagire umuntu wo mu muryango abibwira. Nimugoroba baravuganye, maze Brilliant aramubwira ati kuko ari njye wamuteye ibyamubayeho, nabibwiye mu rugo mbabwira uko byagenze, maze barababara cyane. Mama na papa banyemereye kumufasha mu byo azakenera byose. Papa yemeye ko ari twe tuzishyura ibitaro, ikindi nzajya nza mpirirwe nk'uko twabivuganye, wowe ujye mu kazi, kandi ubwo nyine nzajya mba nazindukanye ibiryo uryeho ubone kugenda, nawe nujya kuza nimugoroba uzane ibyo uri burarire. Hari igihe wenda n'uriya mudamu Zitona azajya aba yagemuye. Gisubizo byamukoze ku mutima, aramushimira, gusa amubuza gukomeza kwishinja amakosa ku byabaye. Baganiriye ku byo kuba yabibwira iwabo. Brilliant aramubwira ati ni wowe muryango afite, urabibwira papa wawe se abikoreho iki kandi atamukeneye? Yaramwihakanye, ahubwo reka dukore ibishoboka byose avurwa akire, muzaba mubahamagaye mutagiye kubabwira inkuru mbi. Ubundi se bo ntibifuza ko yanapfa, keretse wenda ari wowe uri mu bitaro nibwo babiha agaciro, naho kuri Burize babifata nk'intsinzi uramutse ubibabwiye. Igisubizo yarabyemeye, ntiyagira uwabibwira. Guhera ku munsi wakurikiyeho babikoze nk'uko bari babyemeranyije. Ababyeyi ba Brilliant bazaga gusura Burize bakareba uko ameze. Gisubizo yahazaga nimugoroba azanye ibyo kurya, akagera iby'imiti n'ibindi byarangiye. Brilliant yabyishyiye mu mafaranga bo bamuhaga yo kwita kuri Burize. Mu mpera z'icyumweru nabwo Brilliant yabaga ahari, akahirirwa. Gisubizo akirirwa mu rugo aryamye, nijoro akaza ku bitaro. Ubwo kandi niko na Zitoni yakomezaga kuza, ndetse yaratangiye kwikundira Brilliant utari warigeze ahwema kwita kuri Burize. Nyuma y'ibyumweru bitatu nibwo yakangutse akisanga mu bitaro ari kumwe n'umukobwa yashatse gutabara akabanza kwigira nabi. Brilliant akibona uko yakangutse afite intege nke, yazinze amarira mu maso. Burize yabonye ari kurira, amarira amanuka ku matama, amubaza impamvu. Brilliant yasubiyemo ibyabaye, uko yitwaye nabi, amusaba imbabazi. Burize ati harya ubwo n'ibyumweru bitatu byose maze hano? Nawe ati yego. Burize ati wikwigora usaba imbabazi rero, ubwabyo kuba bishize uri hano bisobanuye ko nkwiriye kukubabarira utaransaba imbabazi. Mu mbaraga nke baraganiriye, Brilliant amusobanurira impamvu ari wari uhari, anamubwira ibyo na Gisubizo bakoraga agakomeza kuvurwa neza. Yaregutse aramubaza ati ikiragiye wari wabaye iki ngo wambare kuteri umariremo, uzi ko wambaye headphone ugenda muri kaburimbo nk'ugenda mu nzu ya so? Brilliant yasetsemo, nawe ati sha ntiwabyumva, nari nashwanye n'umusore twakundanaga umuziza kunca inyuma. Iyo nibukaga uko nabasanganye byaransazaga bikampungabanya, maze aho kuguma hamwe nkambara ikuteri ngacuranga indirimbo z'agahinda, nkagenda namariyemo amajwi, ngatembera naruha nkagaruka. Burize ati hanyuma kuri uriya munsi niko byari byagenze? Nawe ati yego. Burize ati none kuki nashatse kugutabara ugashaka kunkubita? Umukobwa ati rero umunsi umwe nagendaga mu mahanda nyura ku bisore byari byasinze, kandi nibwo nari gitandukana n'umukunzi wanjye, ari njye uhisemo ko dutandukana nubwo wari umwanzuro ukomeye, ariko nagombaga kuwufata bitewe n'uko ari yanciye inyuma. Icyo gihe abo basore narabitabye, mbageze imbere bankubita ku kibuno, narabangamiwe maze nambere kutera indigendera. Nageze imbere nyura ku bindi bisore, maze umwe yitoranya arankurikira aza ampamagara ati sister hagarara nkubwire. Narahagaze aransuhuza, atangira kumbwira ukuntu nteye neza, ndamushimira, ariko birangira atangiye kunyifatishaho. Naramurakariye ntiyumva, ankubita urushyi ku kibuno asubira inyuma, we n'abo basore baraseka. Ni niyo mpamvu nsigaye niyambarira ibikabutura binini cyangwa nkambara amajipo ndekuye cyane. Kiriya gihe rero uwankozeho ngira ngo ni nk'abo basore bari baherutse kunsonga. Burize ati kumbe niyo mpamvu? Ndumva ufite ishingiro nubwo bwose bitakuraho ko wahubutse. Ariko se nyine ubwo wabaga wambaye ute ku buryo buri musore wese wakubonaga yifuzaga kugukora ku kibuno, cyangwa nuko babonaga uri insina ngufi? Brilliant aseka ati ubwo ahari nuko ndi insina ngufi buri wese yumvaga ashaka kuncaho ikoma.
ariko nanjye nararengeraga nambaraga utuntu tumbanye cyane bigatuma abantu bambona wenda batekereza ko bikwiriye ko bankoraho. Buriza ati uko biri kose uko usigaye wambara nibyo byiza. Ikindi kandi sinahamya ko kuba waragize ibyago ugahura n'abantu nk'abo ngabo inshuro nyinshi, inshuro ebyiri zikurikiranye, nako bitanga igisobanuro ko buri musore wese aba agenzwa no kugutesha umutwe. Brian ati none se ubu wambabarira? Igisubizo we yarandetse ngo ni wowe uzansubiza. Buriza ati igisubizo atakubabariye, nubwo naba narakubabariye nakwisubiraho, imbabazi nazikwaka, ariko ubwo yabishyize mu biganza byanjye ndasubiramo ibyo nakubwiye. Kuba warakomeje kumba hafi kandi akakureka mugapanga ibyo byose ni uko wari ukwiriye kubabarirwa. Brian yamuhobeye ku gitanda ati n'ubwa mbere tuvuganye nahoraga mpangayitse nzi ko utazakanguka. Buriza ati harya cyagiye sinakuvugishije ukanca amazi? Nawe ati wapi mwana, kiriya gihe se wavuga ko twavuganye? Uwo munsi bakomeje kuvugana, Buriza arihangana ntiyasinzira. Bageze nimugoroba bakiganira, Gisubizo asanga ibiganiro bikomeje. Yaraje ahobera Buriza amwenyura aseka mubaza uko ameze. Buriza ati narinzi ko ndabura imbaraga ahubwo nk'uko abandi bantu bavuye muri koma bigenda, ariko njye imbaraga ziri kurushaho kugenda ziza, ubanza ari uko nari ndi kumwe na Brian. Gisubizo yarasetse ati urakomeje se? Brian wamwishimiye bigezaho? Nawe ati nabuzwa n'iki, si umukobwa mwiza? Basubiyemo inkuru z'ukuntu ubwo yamutabaraga we yatinye ko ubwo agiye kumukubita ku kibuno nk'abandi bose babimukoze, baraseka baratembagara. Icyakora Buriza yababajwe n'uko umunyonzi yapfuye, kandi ubwo nta yandi makuru arenze ku yo Gisubizo bari bafite, imiryango ye niyo yari yarabikurikiranye. Nyuma y'amezi abiri yakurikiyeho, Gisubizo amuraraho, Brian akahirirwa, rimwe na rimwe ababyeyi be bakaza kumusura, Zitoni nawe bikaba uko, baramusezereye. Yari amaze gukira neza, ariko yasabwaga kuba aretse guhita ajya mu kazi akabanza kumara ukwezi atuje ngo arebe ko nta kindi kibazo kizazamo. Ku munsi wo gusezererwa, Brian yamusabye ko yajya kuba ari iwabo. Gisubizo bakaba bamuhaye akazi, noneho nawe yazakira neza agakomereza aho bagakorana. Nyamara Buriza yarabyanze, aramubwira ati ako kazi tuzagatangirira rimwe twese kandi nzarwarira muri ghetto yacu. Binyuze ku babyeyi ba Brian bari baraganirije Buriza na Gisubizo, bababaza niba bakwemera kubabera abakozi, barabyemera. Iwabo bari abakire cyane mu buhinzi, bafite igishanga batishaga bagahingamo umuceri kandi bakarangurira abacuruzi benshi bawuhingaga. Muri icyo gishanga soho Buriza na Gisubizo bakoraga, bo bakoraga mu bindi bishanga byo hakuno y'isantere, kandi ntibari bakamenya amakuru yose y'iby'umuceri wasarurwaga n'inganda woherezwagayo kuko bari bakiri bashya. Brian yakoraga akazi ko gufasha se kugenzura abakozi mu mirima yabo, rimwe na rimwe akamufasha kugenzura ibiro byapimwe. Buriza na Gisubizo bari baremeranyije n'ababyeyi ba Brian ko namara gukira neza bazabaha akazi mu ruganda rutunganya umuceri, bakajya bagenzura ibiro by'umusaruro winjizwaga, ibisigazwa n'ibyapakiwe, kugira ngo ibyo bapakira bakabyohereza ku masoko cyangwa ku bacuruzi bibe byuzuye neza byujuje ibisabwa. Icyo gihe rero yanze kujya kurwarira iwabo, ajya gukomeza kuba abanye na Gisubizo muri ghetto ategereje ko akira neza. Brian yababajwe no kuba atagiye ngo arwarire iwabo, asaba ababyeyi be ko yajya agenda akamwitaho mu gihe Gisubizo yagiye mu kazi. Iwabo barabimwemerera, we ntibamubuzaga gukora ibyo ashaka mu gihe nta ngaruka mbi babonaga zirimo. Ku munsi ukurikira bavuye mu bitaro, Buriza yatunguwe no kumubona bagezeho, yibaza uhamurangira amuyoberwa. Kumbe ni Zitoni bari bahuriye mu nzira arahamugeza. Muri iyo minsi yaremeraga agatega moto mu gitondo na nimugoroba, bakaza bakirirwana, bagatekana, bagasangira, bakaganira, bwakwira agataha iwabo. Yabikoze ibyumweru 3 byose, we na Buriza batangiye kwisanzuranaho cyane no kwiyumvanamo kubera guharana no kubasha kwitegerezanya bihagije. Buriza yanze kumubwira ko yamukunze, ngo abanze guhabwa akazi iwabo arebe ko bazashobokana, abone kumubwira ko amukunda. Ariko Brian yabaga amwitwaraho ukuntu, agaragaza amarangamutima menshi, akumva yabimubwira gusa agakomeza kwifata. Bidatinze igihe cyararangiye, asubiye kwa muganga bamwemerera kuba yatangira akazi koroheje. Iwabo wa Brian babahaye akazi, babashyira mu ruganda rutunganya umuceri, bakajya bagenzura umusaruro w'abahinzi, bakagenzura ko wakorewe isuku, ugakurwaho ibishishwa, bakagenzura ko utarimo amabuye n'ivumbi, ugatunganywa n'ibindi byose byabaga bigamije kuwutegura neza mbere yo kuwupakira no kuwutwara ku masoko cyangwa ku bacuruzi, ndetse n'abaje kuwukura aho ngaho bagatwara umuceri umeze neza. Bakoze akazi kabo neza, uruganda rurushaho kugemura umuceri wujuje ubuziranenge, abaguzi bariyongera. Muri iyo minsi se wa Brian yaratangiye kujya bavuga neza bashimagiza. Buriza yarafatiranye abwira Brian ko amukunda.
Brilliant yaramubwiye ati wari waratinze kubivuga, igihe nazaga iwanyu buri munsi numvaga nabikwibwirira, ariko nibukaga ibyo nagukoreye nkumva mbuze aho mera. Buriza ati mbabajwe no kuba ukishinja amakosa. Icya mbere ni uko ibyabaye wabikuyemo amasomo azagufasha mu bundi buzima. Si byiza rero ko ukomeza kwishinja amakosa kandi narakubabariye. Mbaza impamvu ahubwo njye natinye kukubwira ko ngukunda hakiri kare. Brilliant ati ni iyihe? Nawe ati impamvu nta yindi, ni uko nari ngiye kuba umukozi wanyu. Nawe ati kuba umukozi wacu se bivuze iki? Uko muhembwa amafaranga menshi n'ubundi kandi waba uhembwa make waba uhembwa menshi nta cyari kumbuza kugukunda. Erega waranyitangiye kugira ngo si utantabara ntibari kungonga ngapfa, none niwe wari ubigendeyemo, nta kindi njye mfite kukwitura uretse kugukunda. Buriza ati natinyaga ko wenda hari ubwo akazi kazatunanira bakatwirukana, nawe rero nkumva utazankunda. Brilliant ati ibyo bireke sha, ntuzi uko papa bashimagiza. Papa na mama bo barakubaha cyane, bazi ko ubuzima bwanjye ari wowe butabaye, kandi koko iyo utantabara kiriya gihe uriya munyonzi yari kuza akancaho ngahita mpfa. Tekereza ko yagonze urukweto nari nambaye. Ibintu byose byabaye uriya munsi ni ibitangaza. Waranyitangiye, nta kindi kintu naguha kitari urukundo, kuko sinaguha amafaranga, sinaguha ubundi butunzi bwari bwo bwose, ariko wenda urukundo rwo kuko rundimo naba nguhaye ikintu cy'ukuri kitazashira. Buriza yaratuje. Brilliant akomeza kumubwira. Yamurebye mu maso aramubwira ati namenye amateka yawe, numva nifuje kuza mu buzima bwawe nkabubamo ngo nguhere umwe mu rukundo wakabaye warahawe. Ugikubita umutwe kuri borudire cyagiye kandi wantabaraga, naribwiye nti icyaha nkoze sinzakibabarirwa kuko nari nongera agahinda kuko wakuranye. Buriza yaramubwiye ati urongeye kandi uzareka kwishinja amakosa ryari? Yaramwegereye aramuhobera aramubwira ati ntuzongere kuvuga ku byabaye ugamije kwishinja amakosa gusa, ahubwo tujye tubivuga nk'inkuru yabayeho ikarangira, tubivuge nk'inkuru isanzwe ishimishije, tubiseke birangire. Icyambere se uko twabyigiyeho, reka tujye tubivuga aho kugira ngo bikubabaze, tubyishimire. Yaba wowe uracyariho kuko naragutabaye nk'uko uri kubivuga, ikindi ntagize napfuye ndetse wanaboneyeho kuntabara, wambaye hafi, iwanyu mwaramvuje, urumva atari kimwe ku kindi. Noneho wagira ngo byambereye ikiraro, ubu se twari kuzabona akazi keza nk'aka iyo hataba iriya mpanuka. Oya ariko ntunyumve nabi, ntabwo nishimiye ko yabaye kuko yatwaye ubuzima bw'umuntu, ariko nanone ntabwo dukwiriye guhora mu gahinda gusa, dukwiriye kwishimira n'ibyiza twagezeho. Brilliant yarakumbuye kumuhobera, abikora yivuye inyuma nk'uwahoberaga umukunzi we. Noneho nyuma yaho iwabo baje kuvumbura ko basigaye bakundana, barishima cyane. Hagati yabo baraganiriye bati yaratumye apfa none agiye kuba umudamu we. Ntako bizaba bisa, urugo rwabo ruzajya ruhoramo inkuru nyinshi. Ni ukubabwira bagakora ubukwe vuba, ahubwo bizatuma Buriza na Gisubizo bakomeza gukorana natwe. Bariya abahungu barakora bakarusha imashini kandi bakagira ubunyangamugayo. Nyuma yo kumenyesha ab'ingenzi bose ko bakundana, Buriza na Brilliant bateguye ubukwe. Kubera ko Buriza yatekerezaga akabona nta muntu uzamuhagararira nk'umubyeyi we nyakuri, yumvaga yazafata Gisubizo akamushyira mu mwanya wa se, ariko nanone nabyo bakumva bidakwiriye. Nyuma na nyuma yemeranyije na Gisubizo ko bagomba guhamagara se na nyina bakabasaba kuzahamubera. Nyuma na nyuma Gisubizo yahamagaye se, amuhamagara ari kumwe na Buriza, aramubaza ati ese ntiwakwemera wowe na mama mukajya mu mwanya w'ababyeyi ba Buriza? Ababyeyi bati kubera iki kandi? Uwo muhungu tuzajya mu mwanya w'ababyeyi be twaramubyaye? Gisubizo turabizi ko nzi ukuri kose, kandi njye na Buriza twabaye abavandimwe, ntabwo mwadutandukanye, turi kumwe na none agiye gukora ubukwe. Mwakwemera mukazamubera ababyeyi mu bukwe bwe? Nuko bibasaba murahitamo kubyemera cyangwa mubyange, ntabwo turi kubibahatira. Se yashatse kubyanga, nyina abaza Gisubizo ati none se mwana wanjye uzaza kudusura ryari? Imyaka 7 ko kutatuvugisha tuzi ko wapfuye, nimero yacu wayikuye he? Nawe ati nimero yanjye ijya gutoroka yanditse ku gapapuro, nubwo nta telefone nari mfite, nari mbizi ko nzagera nkayigura nkabahamagara, ariko ibyo ngibyo tubiveho. Mumbwire niba muzemera ibyo tubasabye nibwo muzambona, bitabaye ibyo muzarinda mupfa mutongeye kumbona. Kandi ubukwe bwanjye ntazashaka abandi babyeyi bo guhagarara mu cyimbo cyanyu, nta nubwo mwazigera mumenya ko bwabaye, ntimwazigera munabona abuzukuru banyu kuzageza mpfuye cyangwa mwebwe mupfuye. Nimubikorera Buriza nanjye ubwo muzabinkorera, kuko Buriza ni umuvandimwe wanjye.
cyane ko nanjye nta mezi 3 arashira ntakoze ubukwe, arantanze kandi ari we muto. Mu rwego rwo kongera kumubona, nyina yahatirije ze kubyemera, barabyemera nubwo byari bigoye. Ku munsi w'ubukwe, Brise wari warasabye ko bwazabera mu rusengero rw'iwabo ku ivuko, yazindukiyeyo ajya gusezeranirayo n'umukunzi we. Se na nyina wa Gisubizo bari bahari nubwo bari bafite isoni nyinshi. Abantu bitabiriye ubwo bukwe ari benshi kubera iyo mpamvu, bafite amatsiko yo kureba ukuntu uwo mugabo yari mu mwanya wa se kandi kugeza ubwo atari yakamwemereye mu ruhame. Bamwe babifashe nk'ikinamico, abandi bibakora ku mutima kuko Brise yararuse umubyeyi we akamuha agaciro we yamwambuye. Ndetse ntabwo ari yibutse se gusa, ahubwo na nyina wa Gisubizo yari yamuhaye umwanya, yamushyize mu cyimbo cya mama we. Ibyo ngibyo ubwabyo byari bishimishije, byari bigaragaje ko afite umutima mwiza kuruta uwabo. Bahawe icyubahiro cy'ababyeyi kandi bo baramwimye icyubahiro cy'umwana wabo. We yabikoreye Igisubizo wari waranze kumuvaho. Kuri uwo munsi w'ubukwe, se yafashe ijambo asaba imbabazi mu ruhame, yemera ku mugaragaro ko ari umwana we, anavuga uko kumwihakana byagenze. Uwo munsi yabajije niba yamwiyandikishaho bigakunda akamugira umwana we wemewe n'amategeko. Umuyobozi amubwira ko bishoboka rwose ko bazabibafashamo. Brise yari yarahoze yifuza kuba umuvandimwe Gisubizo mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi byari bigiye kuba. Uwo munsi ibintu byose byari bitangaje. Abantu bari batangajwe na se, bakongera bagatangazwa n'ukuntu Gisubizo yamubaye hafi, akamwizirikaho, akajyana nawe ahantu hose, nuko yahuye na Briante binyuze mu mpanuka. Mu mwanya wo kwakira impano n'uruhinja rwahawe ibahasha yo kumuha, bari bamwishimiye cyane, nta wasigaye mu bari babwitabiriye. Inkuru yabo yari iryoshye mu kuyumva, irimo amarira n'ibitwenge. Briante na Brise bari bahindutse umugabo n'umugore, bagiye gukomeza kubana. Bombi bumvaga buri wese arimo mugenzi w'ideni. Briante yaramurimo ideni ry'ubuzima kuko yari yaramutabaye. Icyo yagombaga kumwitura nta kindi kitari urukundo. Brise nawe yumvaga amukunze cyane ndetse anamwubaha kuko bari barabahaye akazi keza kari karabahinduriye ubuzima. Nubwo bwose yatekerezaga no kuzagira igihe akakavamo, ariko niko yabonaga kazamubera urufatiro rw'ahazaza. Nyuma y'amezi 6, nubwo Gisubizo yibwiraga ko azakora ubukwe mu mezi 3, nibwo yaje gukora ubukwe nawe asezerana n'umukunzi we. Uko ari 4, Brise na Briante, Gisubizo n'umukunzi we, bose baba mu gace kamwe kandi bakora ahantu hamwe. Urukundo rwabo rusa nkaho rutazigera rusaza na rimwe, ruhora ari rushya kuko baba bafite byinshi byo kuganiraho kandi bakagira byinshi bibahatira kugumana mu bihe ibyo ari byo byose. Dusoreje iyi nkuru, ntuzacike n'izindi tuzabagezaho. Bye.